ijuru rirafunguye, mugisha wanjye ndawufite, rirafunguye, rirafunguye, mugisha wanjye ndawufite. ngo uri mu bantu muri kano kanya baba batagihari. kuba ntagihari Imana idahari. Kubera iki? Kubera ko hirya y'Imana nta buzima. So Imana ihari tuba dufite ubuzima. Amen. Byari bikomeye cyane aho umuntu atakwikura, umuntu ari mu buzima buri nko mu kangaratete niko nabivuga. Imana rero ikintu yakoze nuko yadugaruriye ubuzima aho nta buzima bwari buhari. So Imana yongera kuduha kubaho biciye mu rukundo rwayo n'ubushake bwayo n'ineza yayo n'imbabazi zayo, tugarura ubuzima aho nta buzima bwari buhari. Ubu tukaba duhuye noneho dufite ubuzima. Amen. None se Edi, ufite abakunzi benshi, none se wabantamitse? Bagutamire umukunde, umuforowinge, afite ibikorwa byiza kandi njyewe ibikorwa byose biramya Imana ndabishyigikira. So guys, mumukunde, afite ibintu byiza, ni n'umuramyi, uriya nawe uri umuramyi ni n'umuramyi mwiza. So mumukunde, mukore subscribe, mukore share, byiza biri imbere. Yo my people, what's up guys, what's good there? Ngo bimeze bite bro? Sawa ni sawa. Amakuru? Ashimye Imana kabisa. Biracamo? Ni poa kabisa. Imana ishimwe. Muri kano kanya sinzi ko indoto zanjye zabaye impamo. Umuntu nabonye sinzi ko ari we. Ni njyewe kabisa. Nabona wambaye agasapo, wambaye na marinete, sinzi ko ari we. Ni njyewe. Ni wowe? Njyewe Dimuramyi. Dimuramyi. Thanks God. Ndishimye cyane. Nawe ndishimye guhura nawe. Ni amahoro ariko? Turashima Umwami Yesu namwe. Natwe turashima Imana. Yego. Imana ishimwe. Edi. Yes. Hari ikintu nkeneye kukubwira. Hari n'ikintu ngiye kukubwira. Mbere yuko nkikubwira, guess what I have? Ikintu ushaka kumbwira, ukeneye kumbwira, ntekereze mu mufuka. Telefone. Nta telefone. Natsinzwe. Natsinzwe kabisa. Edi, ikintu ngiye kukubwira, ngenda kwemera byataha. Asante sana. Ndabyishimiye, nanjye nicyo nkwemera cyane. Njyewe ni cyane. Ariko ngiye kukubaza akantu kamwe. Yego. Biramutse njyewe muri kano kanya nkabaye Dimuramyi, wowe ukaba njyewe, ugahura na Dimuramyi ari we, wombaza iki cyangwa nkorera iki? Nakubaza icyo ukunda cyane. Bari kunsubiza. Nka Dimuramyi. Ngahe rero isubize nka Dimuramyi. Ndakuramya Imana, niyo mpamvu nitwa Dimuramyi. None Dimuramyi, ko hari amakuru tuzi ngo uri mu bantu muri kano kanya baba batagihari. Uko mubizi? Niko tubizi. Ndahari. Urahari. Ariko iyo Imana idahari muri kano kanya utagihari. Kuba ntagihari Imana idahari. Kubera iki? Kubera ko hirya y'Imana nta buzima. So Imana ihari tuba dufite ubuzima. Amen. So bigende no ku mateka y'umuntu. So hari aho Imana iba, abantu baba bananiwe kugira icyo bakora muri uwo mwanya. So Imana ikahaba nk'Imana igatuma noneho tubaho ku bwayo. Amen. None se hari muri benshi badukurikirana bazi Dimuramyi uko byagenze, hariho n'abatabizi. None se kuba muri icyo gihe Imana idahaba byari bimeze gute? Byari bikomeye cyane aho umuntu atakwikura, umuntu ari mu buzima buri nko mu kangaratete niko nabivuga. Imana rero ikintu yakoze nuko yadugaruriye ubuzima aho nta buzima bwari buhari. So Imana yongera kuduha kubaho biciye mu rukundo rwayo n'ubushake bwayo n'ineza yayo n'imbabazi zayo, tugarura ubuzima aho nta buzima bwari buhari. Ubu tukaba duhuye noneho dufite ubuzima. Amen. Ariko nibyo cyangwa nibyo turabishimiye Imana cyane. Asante sana. Edi, tukoze nk'umuramyi, uri umuramyi. None nyuma y'uburamyi urinde? Nyuma y'uburamyi ndi Dimuramyi. Njya ntandukanya no kuramya Imana cyangwa ngo mbe
hari igihe mbaho ntaramenya n'ubu ngubu kuba turi kumwe hano turi kuramya Imana biciye mu kuganira tuvuga imirimo yayo, so ni ubuhamya bugenda. tubanze dukureho muramyi utari muramyi ndi muramyi nubwo nta nubwo wakora izina nsigara mbizi umva n'izina niyo rizina iyo muntu ni nko kuvuga ngo ntibankuraho nta n'ubundi buzima butandukanye n'ubumbamo. Amen. Turabyishimiye. None se Edi ko tuzi ko abantu babaramye kenshi nyine bajya kugira izindi mpano ziba zihari, none se nyuma y'ibyo uri umuti ukora ibiki nyuma nyine nta yindi mpano niyiziho umuntu ambonye akaba yatugira impano gutya, ariko nta yindi mpano niyiziho. Nubwo no kuririmba si impano, ni ubushake bw'Imana. Ariko wakuze uzi ko uzaba umuramyi? Oya, narabikundaga ahubwo aho naririmbaga batabikunda ko naririmba kuko nabonaga ntabishoboye. Nko muri Sunday school mama ambwiye ngo ntabwo nzi kuririmba, kera nyine akana nararirimba igiswahili nibagirwa amagambo ahita ambwira tuzareke kuririmba, mpita mbivamo, ariko noneho nshaka kwiga kubikora nk'umuramyi udapafominga, ariko Imana yarabikoze nshobora gukora indirimbo abantu bakayikunda, so ni ibyo ntatekerezaga ariko Imana yangejeje. None se tuvuye mu bintu by'Imana nyine mu buzima busanzwe Edi akora iki? Hanyuma ikindi mpano Imana yanjye ni iyihe? Ntayo nzi ngiye kubeshya. Ntayo uzi? Ndi umukozi nyine mu buzima busanzwe, ariko ntabwo ari twabyita impano. None ko tuzi abandi baba bakina basket, football. Nanjye nkunda basket. Urayikunda ariko tubikora? Nayikozeho kera niga muri compassion nza kubihaga. Asante cyane. Ariko nicyo kintu nisangamo cyane kuruta nafuka. None se Edi ufite abakunzi benshi, none se wabantamitse? Bagutamire umukunde, umufollowinge, afite ibikorwa byiza kandi ngewe ibikorwa byose biramya Imana ndabishyigikira. So guys, mumukunde, afite ibintu byiza, ni n'umuramyi, uriya nawe uri umuramyi ni n'umuramyi mwiza, so mumukunde, mukore subscribe, mukore share, byiza biri imbere. None ubahereza akantu bemere ko ari we. Ijuru rirafunguye, mugisha wanjye ndawufite, rirafunguye, mugisha wanjye ndawufite. Amen. Edi cyane ku time yawe ndabishimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Ndagushimiye kuba duhuye, Imana iguhe umugisha, byiza biri imbere. Turi abafana bawe hano hanze. Nanjye mbaye umufana kabisa. Asante.